birashoboka yuko nawe ushobora kuba uhura n'ikibazo cy'uko telefone yawe abantu benshi bayigeraho access ukaba utabona uburyo utungamo amafayilo y'ibanga. Muri ino video ngiye kwereka uburyo wagira amafayilo yawe akaba y'ibanga ukaba uyabona ari uko ukoresheje password. Icyo usabwa ni ukureba ino video kuko itangiye kugera irangiye ko niwutishwa agira akamaro na kamwe usimbuka urahomba. Ikenera ari ubwa mbere usanze kuri no muyoboro wacu wa Tech 21 twigera ibintu by'ikoranabuhanga, kora subscribe. Nawe wakoze subscribe fungura inzogera kugira ngo video ijye kugeraho mu mbere wagiye. Icyo uri bukore rero uri buze uyige application yitwa Fayilo. Dore ni ukunguku ibimeze. Abantu benshi muri telefone yabo irimo kuko ziba zikoranye na telefone, gusa hari ababa batayifite. Weho uraza uyidownloadinge, urajya muri Play Store cyangwa App Store bitewe no kuri application udownloading application imeze ukunguku. Byose cyane ntabwo nshaka ko video iba ndende, ubwo uragenda uyidownloading ushyire kuri telefone yawe, hanyuma nurangiza uze uyifungure. Iyo ugeze ahangaha rero ikintu uba ugiye gukora, iyo ari ubwa mbere ugeze muri ino application uraza ukamanuka ugahita ujya kuri save folder ahangaha, warangiza bakahita bagusaba noneho weho iyo ari ubwa mbere ukigera ahangaha bagusaba gusetinga password uzajya ukoresha. Ubwo njye nuko ngo mbere ku buryo bigenda, ariko njye ko nenga bwe narayinjiyemo aho njye nashyiramo password hanyuma nkajya muri kiriya cyumba. Gusa wewe uraza usetinge password, ibyo ubyihorere. Icyo cyumba cyo kirimo ubusa, ugaruke inyuma ujye mu bintu ushaka gushyiramo, yaba amavideo, amafoto, amaudio, amadokumenti n'ibindi byinshi bitandukanye. Wenda tweburiye ko dukoreshe amafoto. Hanyuma uze uhitemo amafoto ushaka, ukore ku ifoto ugumisheho, hanyuma nimara gusukyajeho kari akatike n'andi yose ugenda ukora kuri kano kaziga kari imbere yaho bitewe nayo ushaka gushyira muri save folder. Wenda twebwe urugero katubare ko turagarukira kuri aya ngaya, katubare ko twebwe turagarukira kuri aya ngaya. Numara guselectinga amafoto rero cyangwa se amavideo cyangwa n'amadokumenti bitewe n'icyo ugiye gushyiramo hariya, urahita uzarahiza utudomo dutatu. Hari utudomo dutatu winjiremo, uhita uza ahangaha kuri move to save folder ukoreho. Noneho ya password washyizemo mbere ujya kwinjira muri save folder imwe wemeje uzajya ukoresha, urahita uza hano aha bagusabye gushyiramo password uyandikemo, utegereze bahite bakwereka ko ya mafoto ari kujya muri save folder. Hanyuma numara kuyajyanayo urabona ko aho yarari arahita hava. Ushobora kubona n'ikibazo ino save folder ukibagirwa password. Ikintu uba ugomba gukora rero uza ugarukamo hano n'undi muri na application ya Fayilo, ukajyara uturongo dutatu ukinjiramo, ugahita uza ahantu handitse ngo setting, hanyuma naho ukinjiramo ugascrollinga witonze kugeza ugeze ahantu handitse save folder ukahakanda. Iyo ugeze ahangaha rero bahita bakwereka option ebyiri. Ahangaha ngo change lock ni igihe wibuka password cyangwa lock washyizemo utayibagiwe ugiye kuyihindura. Hanyuma ahangaha kuri reset save folder urabona ko munsi hariho ubutumwa buvuga ngo this will delete all your files in the save folder and reset your lock. Bivuze ngo nukora ibi ngibi, nukora aha kuri reset save folder uraba ugiye gusiba amafayilo yose ufite muri save folder, ndetse bihite binarizatinga password biyikureho. Save folder irahita isubira nka kumwe wayisanze mbere ukinjira muri no application. Amafayilo ufitemo arahita asibamwa na password iveho. Ubwo igihe password wayibagiwe nta kindi ugomba gukora, uraza ukayirizatinga kuko nta bundi buryo, nta kundi wakwinjiramo hariya udafite password. Niyo mpamvu password ushyizeho ugomba kujya uyitaho, ukayireba, ukayifata, ukayimenya ku buryo utazayibagirwa. Hanyuma ahangaha ngira ngo murabibona akandi kantu ntari naberetse muri save folder
ushobora kuzamo bya bintu warugabwe washyizemo, ya mafayiro wari washyizemo wari washyize muri safe folder, ushobora kuza ukayaselectinga nanone, warangiza ukajya ku tudomo dutatu, ukajya ku tudomo ukayaselectinga, warangiza ukajya ku tudomo dutatu. Ahangaha rero izi option baguha hari iyo ubona yanditseho ngo move out save folder. Iyi ngiyi yemeje bya mafoto cyangwa se za file wari washyize muri save folder, automatically zihita zivamo. Murabona yuko zihise zivamo zikagaruka hamwe twari twazikuriye mu mafoto. Ngira ngo muri kuzibona, dore ngizi mureka ko cyagiye tuzishyira muri safe folder zari zagiye, none zise zigaruka kuri images. Ikindi hari n'igihe ushobora kuba udashaka yuko iki cyumba cya safe folder nacyo kigaragara nk'uko turimo turakibona ahangaha. Hari igihe ushobora kuba udashaka ko kigaragara, ushobora kuza ukajya hano hejuru ya safe folder ku tudomo duhari ukinjiramo, hanyuma ukahita ujya ahangaha kuri hide safe folder. Iyo ukoze kuri hide safe folder ihita igenda. Kandi nanone kugira ngo igarure, kuko ntiwayinjiramo utayireba idahari ngo igaragare, ntiwabona ukwinjiramo, kugira ngo igarure n'ubundi ujya kuri turiya tudomo dutatu ukahita uzangaha kuri show safe folder, wakoraho safe folder ihita igaruka. Niba ino video igufashije rero yisharinge bagenzi bawe, igitekerezo cyawe cyandike muri comment, yaba icyo ushaka ko tukwigisha cyangwa se ikindi kintu cyose ushaka kumenya, kandi ntiwagirwe no gusiga subscribe. Ciao ciao.